umuntu kuki wangukana n'Imana Imana ni iki ese hari iki itagukoreye ntacyo ndabona umwana w'umuntu ni munini umwana w'umuntu ni mugari umwana w'umuntu ni muremure cyane umwana w'umuntu ni hatari uko uyu munsi umusize ntabwo ari kwejo umusanga umwana w'umuntu arahindagurika umwana w'umuntu ni hatari kwiga umuntu biragatsindwa kumenya umuntu biraruhije kuko ahindagurika nk'ikirere umwana w'umuntu ni hatari umuntu ntiwamwiga umunsi umwe umuntu ntiwamwiga umwaka umwe umuntu n'ishuri ritarangira umwana w'umuntu ni hatari umwana w'umuntu umwana w'umuntu umwana w'umuntu ni kuki uhinduka mwana w'umuntu umwana w'umuntu umwana w'umuntu umwana w'umuntu ni kuki wangukana n'Imana umwana w'umuntu wahindutse umwana w'umuntu wakisubiyeho umwana w'umuntu wakangukira ugeze umva Imana umwana w'umuntu umwana w'umuntu ni kuki uhinduka mwana w'umuntu umwana w'umuntu umwana w'umuntu umwana w'umuntu ni kuki wangukana n'Imana umwana w'umuntu wahindutse umwana w'umuntu wakisubiyeho umwana w'umuntu wakangukira ugeze umva Imana aka kamara urwagwa rero mu kabari aka kamara amafaranga mu kabari ugataha uramukanya akaguhereza ukuboko ugasize inyuma gufasha inkota umwana w'umuntu ni hatari reba umuntu gusekera amenyo y'imbere ni sawa ariko ibishigo biri gusya umutima we uri gusibana umwana w'umuntu ni hatari reba umuntu uvuga neza wakagenda kuvuga nabi waba umugiriye neza we akakugirira nabi umwana w'umuntu ni hatari reba umuntu ukorera ibyiza mukiri kumwe agaseka cyane ariko wamutera umugongo ngo n'umurengwe wari wakwishe umwana w'umuntu ni hatari reba umuntu ugaburira reba umuntu wambika reba umuntu ucumbikira yajya kugenda agasiga kwibye umwana w'umuntu ni hatari umwana w'umuntu umwana w'umuntu umwana w'umuntu ni kuki uhinduka mwana w'umuntu umwana w'umuntu umwana w'umuntu umwana w'umuntu ni kuki wangukana n'Imana umwana w'umuntu wahindutse umwana w'umuntu wakisubiyeho umwana w'umuntu wakangukira ugeze umva Imana mukomere cyane ndabaramukije umukunzi wa nyuma ko ndaryoherwa iyo ndi kumva aka karirimbo k'uyu muhungu binadamu ni nani binadamu ni nani aka karirimbo rero k'uyu mugabo rwose karandyohera kubera imvo zimwe kubera ko hari ibyo nigiye ku bantu nababwiye ibyo nagiye nyuramo iyo uri mu ngorane urazisangiza niyo mpamvu jewe kugira ngo uzabone nagiye kuri umuntu ari mu ngorane kirazira kiziririzwa kuko jewe mfise experience nayibayemo ndayizi tunawasaidia wanyonge abantu bari mu ngorane nkunda kuba ku ruhande rwabo akenshi iyo barengana cyangwa iyo bakubiswe igikoni kinini cyane nuko ronda baramukije umukunzi wanyu mako nkuko bisanzwe murabizi neza ko jewe uko nteye mako mu by'ukuri nta rwangongera buri hari abantu bavuga ngo mako ngo kiriya gisazi ngo kirarwanya guverinoma igihe nta muntu warwanya guverinoma ngo ngire ngo muha agahengwe ariko kandi sinakunda ko guverinoma hinjiramo utuntu tw'amangetengete n'utuntu tw'utuntuze utuntu ntazi ukuntu tumeze hanyuma rero narakomeza mwese ndaramukije muherereye umukunzi wanyu mako ibihugu byose muri mu ndimi zose muvuga idazimara
mumbabarire nta kizo ndimi zivuze igikuru nuko muzivuga mwibuka gakondo icyo ngicyo rero mako uyu munsi yavenzwe yanutse ndagira ngo tuganire ikindi kandi reka mbanze nisegure ku bantu banyandikira ubutumwa bwo bakagira ngo sinabusomye ariko buryo ubutumwa ndabusoma kandi nkabuhereza agaciro nkabuhereza n'umwanya bivanye nuko giye mako mu byiko nabwe ko ndingenzi n'inyambukira nta tongo ngira nta n'igihugu ngira giye mako nuko nteye nukomeze ikindi kandi hari igihe mfite inshingano cyangwa ibikorwa byinshi cyane ku munsi bigatuma ndashobora gukora uko mubyifuza kandi nta uneza rubanda rero twariganye nta uneza rubanda n'umugabo witwa Ntawubaneza nawe ndamuzi ubwo rero igikuru nuko nta bishobora ariko nzajya mbaheza ibyo mfite uyu munsi rero ntabwo twakomeza kuvuga aya majambo yose tutariyageza uhoraho Mana shobora byose wahoze mu ijuru gahora na shetani ukayikabura mu isi yaje kwibaruka kana k'agahungu kana k'agashetani k'akadayimoni FPR tugusabye imbaraga n'inkomezi mu isengesho ngo turwanye se kibinyirizina kandi uduhe imbaraga zo kurwanya aka gatsiko duhereze ubushobozi n'imbaraga amasasu n'ibikoresho byose bishoboka kugira ngo twivune aka gashetani kamaze kuyogoza ibintu mu isi no mu karere tugusabye twiyambaje abatagatifu bacu Kizito Mihigo Nyamihirwa Idamange Karasira Aimable harimo Mushayidi harimo Cyuma Hassan Dieudonné harimo ba Christopher harimo ba Theonese harimo barashidi n'abandi benshi cyane ndashobora kurangiza kuko urabizi neza tubisabye rero twizeye ko ugomba kubiduhera ubuntu amina nuko rero uyu munsi nuko narindi kubivuga mwumvise ko nashyize umwana w'umuntu ntabwo nibeshye burya giye makore hari ukuntu nteye hari umuntu ushobora kugenda hari akavuga ngo makonga kurwanya guverinoma uyirwanije ugomba kwirimbura twabipfa ariko uyirwanije yishyigikira mu mafuti nabyo twabipfa urwanyije guverinoma ukayishyigikira mu mafuti twabipfa aho naho ni ukuyirwanya gushyigikira guverinoma mu mafuti ni ukuyirwanya ariko uyirwanyije ngo iveho ituma twigire gute nta gitekerezo utanze ntacyo unenze ubwo nawe urayirwanya ubwo rero ndajya ngo mbabwire ngo ntacyo mpfa na guverinoma n'abaminisitiri ntacyo dupfa ariko urenganye genda bireba nkabibona ndeba ibyo umuntu yakoze nkareba n'imyitwarire y'umuntu udatenkama ko umuntu uteye neza ufite imico myiza atameze nk'iki kirara cya mako atameze nk'ikintu cy'igisazi yewe uwo muntu mba numva ngomba kumushyigikira ariko ikintu gikomeye uyu munsi nuko ngiye kubabwira ijambo naryo ritoroshye ndabazi umwana w'umuntu ni muremure cyane umwana w'umuntu arahindagurika mwampindagurikiyeho ndabareba niyo mpamvu mba ngira ngo abandi babyumve rero uyu munsi nayo mbabwire ngo Mwemayile sinzumve mwatangiye ngo yagira Mwemayile yigire kuri Jean Paul ntabwo mvuze guverinoma mvuze mwebwe tubana hano mu makomantere muri chat mu nkunga mu biki mwebwe Mwemayile hafatira isomo rya university ejo atajyaho ngo ndabazi nduguya mimi ndabazi Mwemayile abaguriza Jean Paul kugira ngo nani mumuvudukana cyangwa muteye hejuru avuze ibyo mudashaka muzamuhindura ikindi kintu nzajya mbabwira mako ndi umuntu mbana n'ubwoko bwose n'amahanga yose Mwemayile rero abe yitonze reka nsome commentaire ubundi nangiza gusoma commentaire nta bindi ndenza ko amakomantere ni menshi cyane ariko commentaire yaziriye zose niyo witwa ihorihoze 148 imaze iminsi 2 ariko hari ibitekerezo yahinduye kubera ko habyanditse ko harya mu bisoma gute simbizi niba edit niba ari ibiki ntumbaze wasanga ari edit aho kwantuze kwa mukundene nta wamenya mako rero nge hari ibyo tutumvikanyeho kuki ushaka kugira Jean Paul ntagara umwere ugahindura padiri umunyabyaha ese uzi impamvu zatumye abo bose urondoye bava muri Great
ujye ubanza ubaze umenye ukuri mbere yo kuvuga. Kirahubuka kirarofagurika, kirahubuka ntabwo kibanza kubaza, nta nubwo ugitekereza. Ugere urugero nka Jean Paul Ntagara ugize umwere kagira inkuru, ananijwe nande ko yinanije ubwe. Uyu rero ari muri guverinoma, uyu ihora ihoze, niba ari ihoze, ubu ari muri guverinoma yinanije ubwe. Reka tubyumve, ari muri guverinoma. Kuba muri guverinoma ntabwo muze ko ari minisitiri, ashobora kuba ari minisitiri cyangwa se ari wa mwambari nyine. Ati amoko ntakavugwe, amateka ntakavugwe, jenoside yakorewe abahutu ntikavugwe, havugwe jenoside yakorewe abanyarwanda, mu gihe we amaze imyaka 20 avuga jenoside yabo y'abatutsi. Uyu ni umuheza ngo ninda umva, ntabwo mbayaja ngo ndumuheza ngo rye oya, uyu ni umuheza ngo ni pe, kuko ibi navuze ntabyo nzi kuri Jean Paul Ntagara, ntabyo nzi pe. Ariko muzanyereka ikiganiro yabivuzemo, wasanga koko wa mugana ariko nako ateye, ugasanga ndi kuba avocado diable, ntazi ibyo ndi kuvuga. Apo oya, ibyo nzi ndabizi. Ijambo inyenzi ntirikavugwe, yampaye nkawe Jean Paul Ntagara kumbereye mu yegamwa. Iyo mubivuze gutyo muba mukomeretsa abatutsi. Yampaye isuka rero, ese burya nuko yarateye, ahubwo hajye havugwa abavantara gusa. mbabwire gema ko murango sinsoma, genda soma ndasoma, hari ibintu irimo insoma ntazi ko bisana ko nkapfa kubisoma. Umuhutu ntakavuge ko inyenzi zishe abahutu. N'ibiganiro twagiye duhuriramo mu ikubitiro tuvuga ibi bintu, ubu koko wa muntu we ujejo cyangwa uri guhimba cyangwa uri simbiza. Ajya avuga ko FPR yishe abasopi, yampaye inkagawe. Mwabantu mwe, ubwo buryarya mubona bwazatugeza kuki? By the way buriya bishatse kuvuga iki? Hari umuntu twajyaga tuganira akaba atazi icyongereza, atazi no kwandika izina rye mu giswahili, ariko akongwa nyereke ko ari seriyeze, anyemeze nayo ko ari umunsi rimwe akajya bango hene we ndabaze hene we ni igiki? Ndamwana barebe muvandi, jya wiheranja ntukambwire hene we, jya umbwira anyway, aho ngo hene we kubera ko ntiyarazi. Ariko gasore katirariye ni karongore nkube yanibuko mu vyanze rwose bikansiba ngo hene we. Nta basope b'abahutu babayeho. Ibyo bintu koko mwabano mbabaza, mujye munyumvira nyine abafana, mujye munyumvira. Kandi nawe ihori hoze uzasubira inyuma, ni ihori hoze ninde zinkibuka, uzasubira inyuma mu byukuri iri jambo nk'iri jambo wumve ko uri gutwika. Ayo mazina inyenzi zayise abatutsi zikurikije aho bagiye baturuka. None se hari abahutu bavuye hanze? Tubita gatsiko abavantara, ahubwo si uwaje abaza nyine ndi ko ari umuhutu. Bizimungu Pasiteri ntabwo ari umuhutu, Kanyarengwe yari umutwa. Mwabagabo mwe, n'abandi ntavuze bitabye Imana, ndashatse kuvuga ngo reka mbandekeraho. Abahutu bo zabise ibipinga, aho turabyemeranye. Intera hamwe n'ibindi bizina ntaze, iryo kusanya rye rijijisha abanyarwanda kandi rifite ibyo rihishe, ntidushobora kuryemera kandi ukuri tukuza. Muvande ntabwo igeze umbwira niba uri umuhutu cyangwa uri umututsi cyangwa uri umutwa. Icyo nzi cyo gusa isura yawe ndi kwibona, ndi kubona uwo uriwe. Ahubwo we n'umugore we n'abandi bacanshuro bashatse ko bashatse bo kubafasha muri ibyo binyoma, bagahindukira
bakajya gutaranga no gutoteza mu iterabwoba rikomeye abandi biyemeje kubwiza abanyarwanda ukuri ngo basobanukirwe neza imvo n'imvano y'ibibazo barimo. Ubwo se mako wowe ushyigikiye umuntu ukora atyo muri iyi siècle tugezemo? Ntawe nshyigikira, ariko nuri kuvuga ntabwo akora gutyo. Yewe ndabyemera rwose, ndabyemera. Ntabwo ngo Mwemayile abagenda agiye kuguriza Jean Paul amufashe kurira cyangwa amufashe agahinda azamwishyure, kuko ibintu uri kuvuga uze kureba iyi ntuzi na iskaninze ndayibika ntabwo wabukikuyeho. Politiki ya ntibavuga bavuga twarayirambiwe, igomba kujyana n'inyenzi, hakabaho ubwisanzure mu banyarwanda bose. Kandi wasanga uri kumbwira ibi ufite so na nyoko, ufite bakuru bawe, ufite baramu bawe, ufite ba nyogosenge na ba nyirasenge nka ba mako bose n'abandi n'abandi. Ibintu ndagira ngo nzajye mbabwira ikibazo dufite kakanyamoko duhetse, liberté d'expression. Nanjye ndakivuze ngo bwisanzure bw'ibitekerezo. Naho ibyo gukomera amashyi ikinyoma ngo ukunde ubane cyangwa ukorane n'undi bigomba gucika mu muco nyarwanda. Ibi nibyo njya mvuga. Ariko muvandi, hano ikizagisubiremo, kandi iyi ntuzi nzayibika ko nzayigarura nka nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3 turi mu gihugu. None bibaye bityo politike ye yaba itaniye he n'inyenzi turwanya? Aha! Nase muvande, yaba yarateye gutyo perezida mushima akamubenguka? Kuki perezida wanyamubengutse namwe mukamwemera? Yeguye se mwaramaze kubivugira ku karubanda ku mugaragaro, cyangwa muvuze kubera ko avuze ati jewe ndabona naniwe, ndabona ngomba kujya mu bindi? Ariko abahutu muzahakwa kugeza ryare? Uwo ni makuri guhakwa. Uzabaze n'abazungu byarabananiye kumaka, uzabaze jewe mako n'abazungu byarabananiye kumpaka, bampakaho gato. Nabo barabizi neza ko mako ni intagondwa, ntabwo nshobora guhakwa n'umuntu. Ntabwo ntuze ubuze nahakwa na Jean Paul ngo ampakiri ko ari mwene wacu, ko ari umunyarwanda. Erega nabwe ngo twarabanye, turabana, tubana muri RNC, mfata umwanzuro ku giti cyanjye, nafata umwanzuro ku giti cye. Jean Paul se ko ntakaza mpa, Jean Paul ko ntaki, aho wamugiriye inama ukamukebura, ahubwo ndumva umusigiririza ukamunogereza. Ariko ze ndajya gushinja umuntu avuze ngo uyu ni umwami w'abayuda, ngwarya ngo umwami w'abayuda, kandi yari we koko. Kibica none ubu koko umuntu uyoboye inama yavuze inama 20 na zingahe zose batabivuga. Ikibazo cya Jean Paul cyane, ese kuki mushaka ko tuba abamarayika umuntu ntagazane ibitekerezo bye nuko abyumva? Umuntu yavuga uko ibintu abibona, aho kwango mugire mufate umwanzuro ngo umuntu ngo ye. Ntabwo ikibazo dufite no gushaka abaziranenge n'abamarayika, kandi ntibishoboka, turi abantu zakomera dukosanya. Icyo mbabwira ni kimwe, muzihangane, mbasabye amezi 6 nzongera mbashimire mvuga nti Mwemayile wake rwose mwitwaye neza. Sinzumve mwamuteye hejuru, kandi mubyigira. Twese uko tumubona, ikindi munenga naho ashaka kugira abatutsi abere bari mu gihugu mbere ya 90, mbere yuko inyenzi zitera u Rwanda, akiyibagiza ibyobo byari bicukuwe mu ngo z'abatutsi. Bagira abatutsi abere tubavumbure. Abantu benshi cyane maze kubona muri tubavumbure nabake sabatutsi. Oya Banyarwanda, nawe muzambwire imisanzu batanze abana babo bohereje gufasha FPR, yarangiza agashaka kwemeza abantu ko ari FPR yonyine yishe. Nta bahutu mwagiye muri FPR, nta bahutu bafashije, ahubwo se ninde wafashije FPR nk'abahutu? Ninde wayifashije? Ninde wayizanye? Ninde wayiteretse? Ari kwiruka abahutu bagatemagura abatutsi babaziza ubusa.
n'umuhutu usa n'umututsi bakamutema, ninde watanze uwo musada? Aho uba wirengagije ukuri ukinjira mu bwoko ukava mu bumuntu. Ko abatutsi bahoze mu gihugu imbere ari abere. Erega twese ibyo twarabyigishijwe, twakuza ababyeyi n'imiryango, naho unyura bavuga ngo abatutsi. Ibyo ntawe utabizi, ariko ni ikinyoma n'ubujiji n'urwango no kuryamirana. Ibyo muvande ujyaho narahavuye narahimutse. Ubu ndi muri Mexico. Ese iyo abatutsi bari mu gihugu mbere ya 90 badafashe FPR, ndakubaza impamvu abahutu aribo bayije imbere. Inyenzi zari gushobora gufata igihugu? Muvande wowe ndumva. Ese yabo batutsi badakomera kwibanga ry'amaraso, bakijijwe n'inyenzi bakabwira abagenzi babo bari kumwe mu gihugu, wumva ko ngo bakundanaga da. Barakundanaga, ariko ibi ni umutima wa muntu. Erega ikibazo genda kurwana cyo muri iyi minsi ni ugufata umutima wa muntu n'ibitekerezo bye ugahita ubishyira mu bwoko, kandi ibintu uri kuvuga uzabisanga mu bahutu, uzabisanga mu batutsi, uzabisanga mu batwa, uzabisanga mu bacaga, uzabisanga mu basukuma, uzabisanga mu baki, uzabisanga mu bazungu n'abera n'abirabura n'abashwinwa n'abaki. None oya muvande, oya ubu ndagufashe nawe. Reka nze aho naringeze. Mutekereza ko ibintu biba byarabaye uko byagenze? Yarangiza ngo abasope nibo bagowe, ni ndavuga ngo icyoke bishwa n'interahamwe ko nta kibi bo bakoze. Ariko se abasope ntabwo tuziranye? Ntawe neza rubanda. Mu moko yose habayemo abicanyi, tujye tuvugisha ukuri. Nta kuri kuvugisha, ntako nta kuri kuvugisha. Ejo sinzakubone wahinduye imeri Mwemayile nawe mumuteye hejuru. Jean Paul Ntagara mbona yibwira ko ari we wenyine ufite ubwenge n'ibitekerezo byiza. Yampaye nkawe byantangaza ubaye uri nk'umututsi uri kuvuga ibintu wihije mu izina ry'abahutu. Kubera iyo mpamvu rero yumva agomba kugenera abantu ibyo bavuga. Watinze kweguragamwa. Kuri we ntashaka ko ukuri kuvugwa, ahubwo arashaka gusisibiranya amateka, kubera ko abo basangiye ubwoko bakoze amano atabaho arenze kamere, bikaba we nabo bahuje imyumvire bibatera ipfunwe nk'iryatewe abahutu imyaka 32 yose inyenzi zibita interahamwe. Muri guverinoma rero mufite umukoro, niyo mpamvu mbavuga ngo ntabwo dushobora guhuza, ariko tugomba kubana. Nase uyu muntu ko ibintu ari kuvuga uko niko kuri. Rero ngiye muri ibintu by'iwacu ngenda uko abantu bateba bayeho. Nabanye n'ubwoko bwinshi, nabaye ahantu henshi, nagenze ahantu henshi. Iyi mico uri kuvuga igira abantu bose babi, ntabwo ari iy'ubwoko. Ndugu ya mimi ntibazakubeshye. Kuba yaraje muri guverinoma n'umugore we ntibivuga ko bagomba kwifatira abantu. Muvande tera intambwe nawe ubwawe tukubone wowe nyirizina, umugore n'abana bawe ntubazane, cyangwa uzana agatwe kawe gusa konyine tukabone. Ibyo uvuga ntabwo uzi uburemere bifite. Babagenera ibyo bavuga. Yampaye nakomeza gufunga umutwe kuriya muzamukubita. Ibyo ni ngirengeje. Ntawo politike izamugeza niba adaciye bugufi ngo yubahe ibitekerezo by'abandi, areka kumva ko ari we uzi byose, ko kandi ibye ari byo bifite ishingiro. Ntibizashoboka. Byambabaza uyu muntu ari muri guverinoma. Twari dufite ikibazo, Mwemayile ufite ikibazo cyo gusana ibibindi byajanjaguritse, n'ibyamenaguritse, n'ibyapasutse, n'ibyabayifu,
byasa kubipondaponda byose ugapondapondera hamwe ugashyiramo amazi ukongeramo isima ubundi ukabumba ikindi kibindi kizima kuko ibihari ndabona hasi n'ibimuga ahubwo simbizi ubu twese twacanye ku maso kagira inkuru nge namugira inama yo kwisubiraho kandi akibuka ko ubwenge bwari bwiza iyo butaza kumenywa na bose. Ikindi yibuka imigani igira iti akabuza umugore urushako baragendana, umuntu asiga ikimwirukansa ntasiga ikimurimo. Umukunzi wanyu ihora ikimwirukankamo yari umwanditsi wanyu Samu Kayitate. umva Samu we ihora ihoze urakoze cyane ku bitekerezo byawe byiza utanze cyane. Yewe rero mako niko nteye mako ntabwo ngira gute ibi bimenyetso ni umukoro mbahaye mu bishake mu bikusanye mubizane muri commentaire ubundi nimuvyegeranya mujye mugira ati ikigani kiniki yavuze ikigani kiniki yakuvuze noneho tubyegeranye ndebe ko mako nabaga naborewe ndebe ko mako nabaga nsinziriye ndebe ko mako nabaga natwaye amatwi ubundi noneho nzagaruka mbabwire nti bya bimenyetso biruziye ingeso bamuvuzeho ziruziye ubundi nanjye nisubireho nuko nteye. Nuko rero ikintu nabwira Mwemayile nawe nibyo nabwiye ngo ntukabero gushimisha abahutu cyangwa abatutsi beraho umuntu beraho ukuri. Mwemayile rero nawe ube witeguye aba ndabazi abe yiteguye mu mezi 6 cyakora nashira mu kwa 6 nkabona nta kindi kibazo Mwemayile agitera igeri nzavuga nti rwose niyubakwe jewe aha ndaharangije guverinoma nyikomeyeho guverinoma ndayirinze ariko nyirinze ibintu nk'ibi ngibi ntibikabeho. Niyo mpamvu tugendera mu kigare ntitujye dukora ibintu bake beza tubana mbazi yari tubasi twariganaga. Samu komere mugira amahoro y'Imana mukunzi wanyu mako reka ikiri aka karimbo mwana w'umuntu ubundi turongera n'indonka akaryo bye. Mwana w'umuntu ni kuchuhinduka mwana w'umuntu ni kuchiwaguka na nirimana mwana w'umuntu wahindutse mwana w'umuntu wakisubiyeho mwana w'umuntu wagagutiya ugeze kumvira Imana. Ugira inzu ntanyurwe yagira imodoka ntanyurwe yagira umugore mwiza ntanyurwe yagira umugabo mwiza ntanyurwe umwana w'umuntu ni hatari. Umuntu ugira akazi ntanyurwe yaba atagafite ntanyurwe yaba yarabyaye ntanyurwe yaba atarabyaye ntanyurwe umwana w'umuntu ni hatari. Reba umuntu utanyurwa nuko ari reba umuntu ujya ntanyurwe reba umuntu wambara ntanyurwe umwana w'umuntu ni hatari. Reba umuntu wiyegereza ukamugira inshuti ikomeye yasubira inyuma akakugambanira umwana w'umuntu ni hatari. Banza umenye ibyo uyu mugani ngo ugire Imana n'uwiturwa ineza n'uwo yayigiriye umwana w'umuntu ni hatari. Reba umuntu ushimishwa nuko bagenzi be bari kujya inyuma yabona baje imbere bikamurya umwana w'umuntu ni hatari. Umwana w'umuntu ni kuchuhinduka mwana w'umuntu ni kuchiwaguka na nirimana mwana w'umuntu wahindutse mwana w'umuntu wakisubiyeho mwana w'umuntu wagagutiya ugeze kumvira Imana. Mwana w'umuntu ni kuchuhinduka mwana w'umuntu
kuki wagukananira Imana mwana w'umuntu wahindutse mwana w'umuntu wakisubiyeho mwana w'umuntu wagarutiye aho ugeze kumvira Imana